intambara Ene ariyo foma mpamvu kini rero wili gloria. botayasiri Arasi Yesu yazanye gloria inkoni rasifo. yo kumukubitira iki Krebe. ikintu cyitwa iryari Kitike vo. ariyo mpamvu Yesu yampaye iyi nkoni Yo. arambwira ngo iyi nkoni mwana wanjye Ota. ngo ugende uyibereke ba bandi bagusubije inyuma ba bandi batumye udatera imbere ba bandi batumye viza yawe ya bandi batumye urwara indwara zitandukanye barakuroze bayamanga yaseka nubwo imifuka yawe yambaye ubusa Uwiteka hari icyo ashizemo rerebo tayamando Uwiteka arakubwira ati bana banjye ngo nubwo intebe yawe mwana wanjye ngo bari barayishizeho amabyi ngo dore Uwiteka nyiringabo ngo dore arayihanaguye cyane rerebo tayamando ahanaguye intebe wari wicayeho dore intebe yawe n'abafite imimba n'ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu yisabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba nimuhindure umwami muri bene se bose nimuhe icyubahiro iyo ni Imana niyo n'inyembaraga dore iyo ni ubasha kanije gutabara iyo ni Imana niyo n'inyembaraga dore iyo ni ubasha kanije gutabara. Yes, reka tubashimire kandi tubabwire ngo Imana ibaho umugisha. Dutangiye n'ubundi umwanya wacu w'ibiganiro ijambo ry'Imana tuboneraho kubwira bene data abo tubana umunsi ku munsi abantu tubana kuri Mos TV mu majyepfo y'igihugu mu burasirazuba mu burengerazuba mu majyaruguru mu mujyi wa Kigali ndetse no mu burengerazuba tubwire abantu bose ngo Imana ibaho umugisha dukomeje kubasabira ku Mana ngo ibarinde. Reka mbwire umuntu wese duteze amatwi bitewe na situation urimo ngo Imana ikumenye ikwiteho Imana igutabara izindutse kandi reka mbwire abababaye bari mu bibazo bikomeye abwire ngo nimwihangane ni ukuri ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga kandi reka nkubwire ngo Uwiteka dusenga twinginga mpora mwinginga ngo akwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi wababarijwemo hanyuma nkubwire kandi ngo ntabwo ariko bizahora bizageraho buke nawe uzavuza impundu kandi uhumure rwose mu ijuru barakuzi imibabaro yawe intambara zawe urugendo ugenda bararuzi ego ndagira ngo rero mbabwire ko uyu munsi nge turi kumwe muranyumva ni Rev Pasteur Moise Sindayigaya nk'uko bisanzwe tubana umunsi ku wundi ariko kandi imbere ya kamera murabonaho umutumirwa dufite umugisha wo kubana na mushiki wacu ntago mumumenyereye kuri Mos TV ahari wamubonye ahandi wamukurikiranye ahandi ariko ni umutumirwa w'umushyitsi kandi w'umugisha nagiraga ngo rero nsabe mushiki wacu yego mudusuhuze mutwibwire. Murakoze cyane Imana ibaha umugisha amazina yanjye naho banegeye Solange ndi umumama mfite abana 5 kandi nkunda Imana yego n'abantu bayo yego Solange turamwishimiye kandi tumuhaye ikaze kuri Mos TV. Mbona rero no kubwira abantu Solange ni umuhanuzi ni umukozi w'Imana ariko kandi agira channel yitwa ngo iki? Yitwa Pera kwa nayihinduye muri iyi minsi nanjye sindamenya gufata izina ryayo ngo ni Pera official. Pera yego abantu bose Pera official abantu bose reka tuzaza kuyandika munsi kugira ngo abantu bajoininge kandi ni ukuri hano iwacu cya mbere dusaba abantu nuko mukora subscribe mugakora share like comment ibyo bintu mbasabye ndasaba ko umuntu wese tubana hano kuri Mos TV mwene data wese wahisemo kubana natwe ni ukuri unyarukire kwa Solange
nugerayo ubanze ukore subscribe. Ndifuza ko mushiki wacu ijambo ry'Imana rimurimo, iby'Imana yamuhaye ndetse n'intumbero yo gukorera Imana afite, tuyishyigikira muri ubwo buryo. Imana rero mugisha. Reka rero dusenge, nitumara gusenga ndabizi neza ntabwo yaje gutyo gusa, yaje kubw'umugambi w'Imana, yaje afite impamvu. Reka twinginge Imana, hanyuma nitumara gusenga atambutse message y'Imana Imana yamuhaye. Yego Mana Data wa twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri rubasha. Nongeye kugushima no kunezerwa Kristo, ushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, ujya uturinda. Haleluya. Aturinda mu nzira zitandukanye. Haleluya. Amina amina. Tugashikaho dushika amahoro. Waturinze Yesu w'i Nazareti. Ngaho nyemera cyane aya masaha, ndakwinginze ngo ururuka kubana natwe. Mwuka wera uzuganze ataya bayamando yasikaje zimora. Ngwino ubane natwe muri iki kiganiro, kuko twe ntabwo twakwishoboza. Ngwino dushoboze Kristo, ngwino duhe ubwenge bwacu kw'abanyabwenge. Niyo mpamvu tukuraritse. Ngwino tubambire ihema, turinde imbaraga z'umwijima, turinde gukora kwa Satani kose, turinde ibyaturogoya muri uyu mwanya, n'izina rya Yesu. Yabera bateranye, nzi ko nawe uterana natwe. Ndakwingize ngo ngwino uterane natwe, ngwino ukorane natwe by'ubutwari, n'izina rya Yesu. Ndabizi Data wa twese, abenshi baragukeneye, abenshi baragushaka. Niyo mpamvu natwe twaje imbere yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi uko bagukeneye bakubone, Uwiteka Nyiringabo. Barwayi bakubone, bashonje bakubone, bambaye ubusa bakubone, abafite akazi bakubone, n'abandi batagafite bakubone. Rerebo Yasiri, babuze uko bagenza bakubone, kandi bakubona uburyo butandukanye, kuko uri Imana. Urakoze nyir'icyubahiro, urakoze nyir'ibihe, urakoze kuko witwa Imana. Ndagushimiye rero, ngaho bana natwe, kandi abadutega amatwi badutega amatwi, kandi bumvire, kuko uri Uwiteka. Urakoze, urakarama, dore ko byose mbisanize izina ryawe Kristo. Amen, amen, amen. Yesu nashimye cyane. Ndabwira abantu ngo iyo Yesu yakumenye ntacyo atagukorera. Iyo Yesu yakumenye, ibya bindi wowe ubwawe wibwiraga bimeze nk'imisozi miremire, Yesu ajya ashobora kubyitsa, ukabasha ugatambuka. Bya bindi bimeze nk'amahwa mu nzira unyuramo, Yesu ajya aza akabitongora, warangiza ugatambuka. Ya mahwa Imana yarangije kuyakuramo. Ndakubwira ngo ufite uburwayi rero, gira kwizera ko Yesu nyamara ari mu ruhande rwawe. Naho Yesu yagiye aracyahari, naho Yesu yagiye aracyakora imirimo n'iki n'ibitangaza. Imana ishimwe. Nimba uri gukora ukabona biri kwanga, izere ko Yesu ari mu ruhande rwawe. Nimba uri kugenda mu nzira ukavuga ati ese iyi nzira ndi gucamo ko mbona iyi nzira itari kumbera nziza bitewe n'ibyo uri gukora, nje kukubwira ngo humura, Yesu ari kumwe nawe kandi Imana ikugirire neza. Reka udusomere iri jambo rero riri muri Zaburi y'Ijana na 20, kugira ngo twumve icyo Uwiteka ari buvugane natwe. Ariko mbafitiye n'ubuhanuzi uyu munsi bw'iyi nkoni nazanye. Iyi nkoni mureba nayizanye, ariko nta kindi cyatumye nyizana. Ndambwira abantu ngo Yesu nagutuma ujye uvuga, ntugire icyo wongera cyangwa icyo ugira gute ugabanyaho. Imana ishimwe cyane. Muri iyi minsi ndabizi ko dufite indyarya nyinshi. Yego, Zaburi ufite indyarya mu kazi ukora, zirahari pe. ufite indyarya mbese ahantu hose. Ariyo mpamvu rero Yesu yamaye inkoni ngo nyizane. Ubwo muraza kubona uko ndi buyikoreshe. Imana ibagirire neza. Nakoze Zaburi y'Ijana na 20. Yego, duhere ku murongo wa mbere. Ku murongo aho wa mbere. Yego, Zaburi y'Ijana na 20 umurongo wa mbere avuze ngo indirimbo y'amazamuka. Yego. Mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka aransubiza. Amina, haleluya. Amen. Ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka aransubiza. Uwiteka akiza ubugingo bwanjye. Uwiteka akiza ubugingo bwanjye. Iminwa ibeshya. N'ururimi ruriganya. N'ururimi ruriganya. Wa rurimi ruriganya we.
azaguha iki azaguha iki uwo ni Yesu azakongera yo azaguha iki niba ufite ururimi ruriganya Yesu azaguha iki azakongeraho biruta iki azakongeraho biruta iki Imana ishimwe ariyo mpamvu nazanye iki iyi nkoni yego komeza tugende murongo wa 3 wa kane n'imyambi ityaye y'intwari n'imyambi ityaye y'intwari Imana ishimwe cyane ni amakara y'umurotemu haleluya ni imyambi ityaye y'intwari ni amakara y'umurotemu yego mbonye ishyano kuko ntuye imesheki yego nkaba mu mahema ya Kedari yego umutima wanjye wahereye kera umutima wanjye wahereye kera uturanye n'uwanga amahoro ayiwe haleluya yeweho nshaka amahoro yego ariko iyo mvuze bashaka intambara bashaka iki intambara ariyo mpamvu Yesu yazanye iki haleluya Imana ishimwe Yesu agukubitira indyarya mu mirimo ikora Yesu agukubitira indyarya agukubitira abarozi bakugenda ku manywa na nijoro Yesu agukubitira inkoni babandi bakugambanira wowe utabizi ugenda mu nzira rerebo tayase mu nzira ugenda amina komeza yarangiye Imana ishimwe cyane ubu buhanuzi ariko subira hejuru gatoya gato cyane niho nashakaga kumva neza hejuru kuri gatandatu umutima wanjye wahereye kera uturanye n'uwanga amahoro aho niho nshaka umutima uturanye n'uwanga amahoro waturanye n'abanzi Imana ishimwe cyane Imana idufashe dutabare Imana idufashe kandi itugirire neza kandi twambike ikintu cyitwa imbaraga waturanye n'umwanzi yatumye udatera imbere iyo ushatse gutera imbere agusubiza inyuma Imana ishimwe cyane wasenganye n'abantu benshi mu gihe ushatse gutera imbere mushumba yarangiza akagusubiza inyuma akagushakira ibikudindiza yarangiza akagusubiza inyuma agashaka ibikunaniza kugira ngo ntugire aho ugera rerebo tayasire Imana ishimwe batumye utagira amahoro uraryama ukabura amahoro kubera babandi batumye umutima wawe utagira amahoro rerebo tayasire akira nk'uko bikwiriye babandi batumye uri gukora perime n'ibyemere barangiza bakakuzirika rerebo tayasire jezimora babandi batumye akazi kawe wacuruza ugahomba Imana ishimwe cyane haleluya rerebo tayasire amina rerebo tayamambo ariko Yesu arambwiye ngo ari imanuki Yesu arambwiye ngo doraraje rerebo tayamambo dore ngo inkoni irabanguye tayasire ngo inkota irabanguye Imana ishimwe cyane rerebo tayamambo ngo ibyakurwanyije Yesu arabirwanyije rerebo tayamambo ngo ibyaguhize Kristo nawe arabirwanyije haba mu kazi ukora Imana ishimwe haba mu nzira ugenda rerebo tayasire Yesu hari ibyo akurwaniriyeho Imana ikugirire neza Imana ikwiteho ntabwo wabigizemo uruhare nibo babigizemo uruhare niyo mpamvu Yesu amanutse rerebo tayamambo hatakayasire Yesu ari imanukiye n'igihe bakurwanyirije Yesu ajya kurwanya indyarya rerebo tayamambo nyamara nubwo ugenda amayero bakaba barayatsinze
Yesu arambwiye ngo arayatsimuye rerebota y'amando arakubwiye ngo humura mwana wanjye waramanutse kandi vuba bidatinze uramubonye rerebota y'amando wageze mu nzira wagendagamo haleluya haleluya nubwo ugenda mu modoka ukagenda utamarira amina ariko Yesu arakubwiye ngo ni ukuri aramanutse rerebota y'amando yasika arambwiye ngo wigira ubwo ngo kandi witinya Yesu arakumanukiye rerebota yasiri jezimora takayamando rerebota yasiri ngo nyamara Yesu dore akubambiye ihema rerebota y'amando yasika arakubwira ngo dore umutaka w'Imana dore ngo uyawushize ku buzima bwawe rerebota y'amando arambwiye ngo niwakire umutaka w'Imana rerebota y'amando arambwiye ngo araguhishe mwana wanjye arambwiye ngo arabahishe nubwo ibyo byose byabagezeho ariko Yesu aravugana nawe rerebota y'amando ngo hari ibyo atesheje agaciro kuri mwebwe rerebota yasiri nubwo bashatse ngo nutere imbere ngo ariko Yesu uri mu ijuru ngo dore aguteje intambwe rerebota y'amando yasika aravugana nawe aya masaha ngo niwakire imbaraga z'Imana ngo niwakire gukomera kw'Imana rerebota y'amando yasika Yesu arababwira ngo hari abo nyanyuruje ndabakenyeje kuko ndi Uwiteka Nyiringabo nubwo bakugenze hejuru ariko data wa twese aramwe ngo dore byinshi arabimanuye ngo abishyize hasi munsi y'ibirenge byawe rerebota y'amando bari barayanduje ariko data wa twese uri mu ijuru arakubwiye ngo niwongere wicare kuko aho umanuye rerebota yasiri ngo arayihanaguye mu kazi ukora rerebota y'amando ngo kandi ahanaguye n'intebe ugenderamo y'imodoka rerebota y'amando amina amina ngo inzira bagenderagamo Uwiteka arayihanaguye rerebota y'amando Yesu akumanuriye ihema rye rerebota y'amando nta mvura izongera kukunyagira ukundi rerebota y'amando Imana ishimwe rerebota y'amando iyi ntebe mwakoreraga wicaye Yesu arayihumanuye rerebota y'amando yegezimura byo bakuzirikishije Yesu arabizituye rerebota y'amando migozi baguhambiriye Yesu arayihambuye rerebota y'amando niwakire imbaraga z'Imana niwakire gukomera kwa Yesu kuko manutse rerebota yasiri rerebo amina Jeze ati dore ndabakiriye ati kandi hari abamojeje amarira rerebota yasiri hari abonomoye ibikomere byo mu mitima yabo rerebota yasiri wa mubyeyi we nomoye igikomere wa mugabo we nomoye igikomere wa musore nomoye igikomere wa mukobwa we nomoye igikomere rerebota yasiri nubwo ateye n'igikomere n'imiryango ariko Uwiteka arakubwira ngo ngarutse ku buzima bwawe kandi nditamuruye kandi ndigaragaje kuko ndi Uwiteka Nyiringabo wavuganaga namwe ayo magambo shalom shalom amen amen humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi nukubindira banamaze kubikora kandi nuteye ubwoba ibyo byose bikubose kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugusaba rerebota y'amando reka ukureho uyu mwijima ku bwoko bwawe rerebota y'amando bamurukiye umucyo wanjye rerebota yasiri uyu mwijima mu kazi mukora rerebota y'amando nyamara ndabarengeye kuko ndi Uwiteka arabwira ati bana banjye ndabarengeye kandi ndabatabaye kuko ndi Nyiringabo rerebota y'amando yasika ati nyamara nkuyeho abantu benshi impfu zitandukanye rerebota y'amando ati kandi nkuyeho impanuka abantu benshi rerebota yasiri ati nyamara ndabakunda njyewe ndi mu ijuru ry'abera rerebota y'amando
ati nyamara ngakuye ibitero bya satani byabarwanyaga mu kazi cyangwa mu mirimo mukora rere bota y'amando arabwira mwe murwaye ati nyamara ndi Imana ikiza ati kandi nyijije kanseri ababyeyi rere bota y'amando yasika ati dore hari abantu benshi ikijije impyiko rere bota y'amando yasikaje zimora arabwira ati yemwe ati kandi nkuye abantu benshi ubuhumyi rere bota y'amando ati harabunyijije amatwi rere bota y'amando yasika ati yemwe abarwayi ibibyimba ati aho ukirwaye hose ati dore ndagiturikije ati kandi ndakivuye kuko ndi Uwiteka Nyiringabo rere bota ya siri arabwira ati bana banjye atarega ndabakunda kuko ndi Uwiteka rere bota y'amando ati nimwakire ubwenge bw'abana banyu mwabyaye rere bota ya siri ati dore nanze ubukwe hirya no hino butandukanye ati n'abapfushije ubukwe ndakubona ati nyamara ndabukoze ati nawe wabenzwe ndakubona ati nyamara dore nk'ukuye cyangiro n'igisuzuguriro ku buzima bwawe rere bota y'amando yaseka ati humura ndagukunda ati kandi ndi kumwe namwe kuko ndi Uwiteka Nyiricyubahiro wavuganaga namwe ayo magambo shalom shalom. Amen. Imana ishimwe. Turashima Imana Yego kandi Uwiteka ahimbazwe. yego Imana ihimbazwe. Reka tubanze twishimire kubw'amagambo ndetse na message ihaye abantu. Ntabwo iyi message ari umuntu umwe ahubwo ni abantu bari bafite ibibazo, abantu bakurikiye. Ubundi buriya hari n'abantu bavuga ati si ubundi kuki muhanurira kuri kamera, ariko kamera impamvu nemera yuko iyi message igera kuri ba nyirayo ni uko ntabwo iki kiganiro kirebwa n'isi yose, kirebwa n'abakwiye kukireba. Imana ikanatabara abakwiye kugira gute gutabara, kuko na Bibiliya ivuga ngo nzakiza uwo gukiza, nzatabara uwo nzatabara, nzabohora uwo nzabohora. Imana ishobora kunyura ahantu hose ishaka kugira ngo igeze message ku muntu wayo. Rero ndashidikanya ko ni umwanya mwiza kugira ngo aba bantu nabo iri jambo ry'Imana baruhura imitima. Abazumva nibo ba nyirabyo, kuko abatazumva nyine ntibibareba, kuko abantu benshi ntabwo bose, ntabwo isi yose izabireba, ntabwo isi yose izabyumva, kandi bose siko bemera Imana, kandi bose siko bemera Imana. Ariko uzafungura akabyumva akumva nibye, akumva biramwenteresa, bizaba ari ibye, kuko Bibiliya iravuga ngo bikubere nk'uko wizeye. Kwizera kurarema. Rero Mana turagushimiye, yego twatuye kwatura kwera, twatuye umugisha ku bantu bawe, twatuye ngo iri jambo riherekezwe n'imbaraga n'ibimenyetso birimo n'ibitangaza bigaragara, ko wafashe inkoni yo gukubita indyarya ntihagire n'imwe isigara, aho yiyoberanya hose ifatwe n'imbaraga z'umusaraba. Kandi umuja wawe umaze guhanura umwuzuza imbaraga, umuha imbaraga z'ikindi gihe, umuha amaboko magari, umukomereze mu buntu bwawe, umurindishe umwuka wera. Urakoze kumva gusenga, izina ryawe nirimbazwe. Duciye bugufi muri byose kuri Imana, mva gusenga cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. amen amen amen. Mushiki wacu Solange, nagira ngo ngusabe, abantu ntabwo byarangirira aho gutyo, bashobora kuba hari uwakenera ko musengana, hari uwagukeneraho inama n'ibindi nk'ibyo. Nagira ngo ubwire abantu nimero ya telefone. Yego, hari n'uwakwifuza kugukorera umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo byose rero birashoboka. Tanga nimero ya telefone. Nimero yanjye ni 079 079 597 597 82 nikoresha ahantu hose, haba guhamagarwa, haba kuri WhatsApp n'ahandi hose. Amazina ni naho banegeye Solange. Aho banegeye Solange. Yego, ngira ngo hari bene data barabyumvishije. Abantu mwese mukunda ijambo ry'Imana, reka mbabwire ngo nta shyirahamwe ritagira abarishyigikira, kandi mwemera ko turi abantu b'Imana. Niba rero mwararobanuwe kandi mukemera uyu murongo wo gukorera Imana, mujye mushyigikira n'ijambo ry'Imana mu buryo bumwe n'ubundi uko uyobowe, nk'uko n'amashyirahamwe yandi n'abo umupira bagira abashyigikira, bakina filime bagira abashyigikira, bakina komedi bagira abashyigikira, abakora mu makoperative bagira abashyigikira. Natwe twizera ko bene data tubana muri uyu murimo, abahamagawe nkatwe bakwiye gushyigikira uyu murimo, kandi mujye muhera kuri aba ba Solange. Ni ukuri ndabibasabye, kandi muzi ko ntakunda kubivuga, ni gakeya mbivuze. Ndumva kuva natangira gukora muri uyu murongo w'ivugabutumwa rya online,
yego uri nk'uwa kabiri mbivuzeho yego uri uwa kabiri rwose barabizi ko najya mbikunda kubivuga yego ariko numvisha umutima ubinyemeza ngo mbivuge rero Imana ibahe umugisha mwese mwakurikiye umwanya w'ijambo ry'Imana ndetse mugakurikira na mushiki wacu mu mwanya w'ubuhanuzi Imana yari muhaye reka mbabwire ngo mugubwe neza n'ijambo ry'Imana kandi ibiganiro byacu nakagaruka nimumukunda mukifuza yuko agaruka tuzabibona muri komenti ndetse n'ibindi muzakora byose bizatwereka ubushake bwanyu reka mvuge ngo muba amahoro Imana ibarinde kandi kwizera kwanyu kuremo igitangaza iri jambo ry'Imana rihure no kwizera mufite igitangaza gikoreke mu izina rya Yesu amen reka tuvuge ngo turabakunda rero mu amahoro shalom shalom